Reka nongere ngusuhuze cyane mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagutse n'amakuru yacu y'imyidagaduro nk'uko mubimenyereye, rero n'amakuru tugenda tubagezaho buri munsi tugira ngo tumenye uko bihagaze. Muri aya makuru rero ndaza kubwira ko umuhanzi Ikishaka David umaze kumenyekana cyane mu muziki nyarwanda nka Davis D yatangaje ko hari album ari gukoraho, ari kwitegura kumurikira abakunzi be. Iyi album rero yayise La Tour de l'eau, ndetse aboneraho no gutanga ibisobanuro byayo. Muri aya makuru kendaza kubwira ko ari yakuru maze imyaka 13 muri sinema nyarwanda yerekeje mu gihugu cya Tanzania, ahagiye gushakira filime ze amasoko no kuzimenyekanisha. Muri aya makuru kandi ndaza kubwira ko umuhanzi mpuzamahanga Harmonize ukorera muzika yo mu gihugu cya Tanzania yavuze ko ashobora guhagarika igitaramo gikomeye afite mu gihugu cya Sierra Leone bitewe nuko umukunzi we yabuze visa imwemerera ko bajyana. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ya Harmonize, aho uyu muhanzi mpuzamahanga Harmonize ukorera muzika yo mu gihugu cya Tanzania yavuze ko ashobora guhagarika igitaramo gikomeye afite mu gihugu cya Sierra Leone bitewe nuko umukunzi we yabuze visa imwemerera ko bajyana. Mu gisaro nk'urwenya rwinshi cyane uyu muhanzi yifashishije urukuta rwe rwa Instagram, aho yagize ati Sierra Leone mumbabarire kubera ko ntabwo nzabasha kubataramira ku itariki ya 14 z'ukwa kabiri, ati tuzabona n'ikindi gihe. Bamwe rero mu bo dukorana barimo n'umukunzi wanjye babuze visa, kandi nk'uko mubizi ni ku munsi w'abakundana, ati umunsi rero udasanzwe, ati rero nta kuntu naza ntari kumwe nawe. Uyu muhanzi rero agaragara nk'uri mu rukundo rugurumana n'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga kizwi nka Posh Queen. Iyo ugerageje rero gutera imboni ku mbuga nkoranyambaga z'uyu muhanzi nta kindi usangaho uretse gusa amashusho n'amafoto ari kumwe na Posh Queen bari kurya ubuzima, ubona ko nyine baryohewe n'ibihe barimo. Si ibyo gusa kuko usangaho amagambo y'imitoma uyu muhanzi aba ari kugenda atera uyu mukobwa. Harmonize rero aherutse gutangaza ko byanze bikunze uyu mwaka wa 2024 ugomba kumusiga atakiri ingaragu, aho benshi rero nta wundi bahise batekereza ko ari Posh Queen ari kuvuga bagendeye ku buryo bameranye muri iyi minsi. Gusa ariko nanone ntabwo wakwirengagiza ko uyu muhanzi ari umwe mu bahanga mu gutwika mu ruganda nyine rw'imyidagaduro, bishatse kuvuga ko rero ibyo yatangaje byo guhagarika igitaramo nabyo byaba ari ukwitwikira. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ya Davis D, aho yatangaje izina rya album agiye gushyira hanze n'ubusobanuro bwaryo. Uyu muhanzi Ikishaka David umaze kumenyekana cyane mu muziki nyarwanda nka Davis D yatangaje ko hari album ari gukoraho ndetse ari no kwitegurira kumurikira abakunzi be. Iyi album rero akaba yarayise La Tour de l'eau, ndetse anaboneraho gutanga ubusobanuro bwayo. Uyu Davis D rero yabitangaje mu kiganiro Samedi Detente kiba kuri Radio Rwanda kuri wa gatandatu, aho yagize ati ndi gutegura album nshya nshaka kumurikira abakunzi banjye, ati na album nziza kandi ndabizi bazayikunda kuko nayihaye umwanya wanjye uhagije mfatanyije n'ikipe yanjye. Davis D rero yakomeje agira ati na album izaba yitwa La Tour de l'eau, bikaba rero bisobanuye kugaruka k'umwami. Uyu muhanzi kandi wamenyekanye cyane binyuze mu ndirimbo yashyize hanze mu mwaka wa 2016 yise Biryogo. Yavuze ko ibintu bitari byoroshye mu itangira ry'umuziki bitewe nuko yaraje mu njyana nshya abantu batari bamenyereye hano mu Rwanda, bityo bikaba byamusabye imbaraga nyinshi kugira ngo abashe kubemeza. Davis D rero yagize ati ngitangira umuziki ntabwo ibintu byari byoroshye na gato kuko narinje mu njyana nshya abantu batari bamenyereye, ati icyo gihe wasangaga hari indirimbo abantu bo mu cyaro bakunda, hanyuma abantu bakambwira ko izo ndirimbo ndi gukora zitazigera zikundwa. Davis D yakomeje avuga ko atigeze yita ku byamucaga intege, ahubwo akorera ku ntego
no kugezaho nyine abantu bakundiye injyana ye, aho kuri uyu munsi ari umwe mu bahanzi bameze neza mu rw'imisozi igihumbi, ndetse kuri ubu akaba anafite indirimbo nshya yise My Dream yafatanyije na Melissa. Reka amakuru yacu nanone tuyakomereze kuri inkuru ya Ariya Kuru. Uyu Ariya Kuru rero umaze imyaka 13 muri sinema nyarwanda, yamaze kuba yakwerekeza muri Tanzania aho agiye gushakira filime ze amasoko no kuzimenyekanisha. Ni urugendo rero yagize ku itariki y'umunani Gashyantare 2024, aho ari kuganira n'abashoramari basanzwe bashyira imari muri sinema, ibigo birimo Azam TV, akaba yatangira gucuruza iyo filime ze zirimo Good Book, Bad Cover, Ariya The Move, Accident of Vocation, itarajya hanze n'izindi afite mu mishinga. Uyu Ariya Kuru rero yabwiye itangazamakuru ko yatekereje kwagura isoko rya filime ahereye muri Tanzania kuko ariho hafite sinema iteye imbere. Ati maze iminsi muri Tanzania aho naje kumenyekanisha filime zanjye, ibikorwa byanjye ndi kubyagura kandi mfite filime irimo abarundi n'abanyarwanda, turumva ko rero nkeneye isoko rinini. Yavuze ko ari mu biganiro n'abashoramari batandukanye ndetse n'ibitangazamakuru byo muri Tanzania ku buryo byatangira kumufasha kumenyekanisha imishinga. Ati rero ningira imikoranire myiza n'aba hano muri Tanzania, ati nzagera kure, ati nzageza kure sinema nyarwanda. Uyu Ariya Kuru rero yatangiye gukina filime mu mwaka wa 2011, atangiriye mu yitwa Rwasa. Kuva ubwo rero yagiye akina mu zindi filime kugeza ubwo abonye ubushobozi bwo kwikorera filime abikesha sosiyete ya 1% International Management yo mu gihugu cya Nigeria, imufasha mu bikorwa bya sinema buri munsi. Reka nkubwire ngo rero wabanye natwe mu makuru yacu uyu munsi, wakoze cyane. Nkwibutsa ko yari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho.